Muraho neza abakunzi bacu bahora badukira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gukosora ikizame kiba kimaze gukorwa kano kanya kugira ngo turusheho kubona imyitozo yagije kugira ngo nitugiye guha tuzatsindire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Kino usabwa kugira dukosora ikizame nk'iki ntabwo bigoye. Ufata agapapuro, gafata ikaramu, kagenda wandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Murabizi ikibazo kimwe cyaba gifite ibisubizo bine, ugatema icy'ukuri ukacyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragiza kugira kuri 20 mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba hose mu gihugu. Twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online bitagukunda uze twigane mu shuri, turakwigisha aho waba hose mu gihugu. Icyo ukora ni kimwe, uduha amasaha abonekaho ku munsi, iyo ageze natwe turaboneka tukakwigisha, wazagerwa ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mbibutsa ko ukeneye iyo service uhita twandikira cyangwa uduhamagara kuri 0789 335 ibindi byo mbere y'uko ureba ino video maze ujya aho hantu handitse subscribe wakande kugira ngo ikizame cyose gikozwe, kugira ngo isomo ryose kizeho rishya genda bashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bizame byakozwe ujye uhita uyabonera ku gihe. Ndakeka ko rero mwamaze gufata udupapuro, ndakeka ko mwamaze gufata udukaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere cyabaza ngo icyapa gikoze mu ishusho ya mpande eshatu kimenyesha. Tegereze neza, kino cyapa dufite gifite ishusho ya mpande eshatu, ntabwo ari uruziga, ntabwo iyi ari mpande enye, ahubwo ishusho ni mpande eshatu. Ese kino cyapa kimenyesha iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Rero kuri buri kibazo murabizi batanga ibisubizo bine, ukajya uhitamo icy'ukuri. Ubonye ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kujya mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi. Aravuga ngo ibyago, beka ngo ibibujijwe, sega ngo ibitegetswe, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ese kino cyapa cya mpande eshatu iyo ukibonye, ndakeka ko mukunda no kubibona, ese ubutekereza ko kikubwira ngo iki? Ese gisobanura iki? Cyangwa se hakaba nta n'igisubizo cy'ukuri kirimo, igisubizo cy'ukuri kikaba ari D. Hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A. Kino cyapa iyo ukibonye kiba gisobanura ko hari ibyago. Ndakeka ko mukunda no kubibona rimwe na rimwe, ukibona wenda bagishyize nk'ahantu ku muhanda, wenda hari nk'imodoka yapfiriye mu muhanda. Urabizi ntabwo waterura imodoka mu muhanda, rero bashyiraho kino cyapa kugira ngo kimenyeshe abandi bayobozi bari kuza basanga icyo kinyabiziga wenda cyagiriye ibibazo mu muhanda ko hari ibyago. Ndakeka ko aramaze guhitamo A, ndakeka ko aramaze kuyandika ku papuro. Bibutsa ko kugira ngo ujye ubona ikizame cyose cyakozwe, jya wanditse subscribe wakande njye mbishyiraho ujye uhita ubibona ku gihe. Ibindi byo nukutsa ko kode ziri kuboneka waba hose mu gihugu. Kwandikisha cyangwa uduhamagare kuri 0789 935 16 26 gufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo ufite ibisabwa iminota 3 bumaze kubona kode. Noneho ukeneye ko twigisha mu buryo bwa online uri kure bitagukunda uze twigane mu shuri, turakwigisha tuba dufite amasomo ateguye neza, wazagerwa ugakora rimwe ugatutsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare kuri iyo nimero, hasigaye tubibafashe mu marebizi. Insinzi yanyu niyo yacu. Ndakeka ko rero mwari mwamaze guhitamo A, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo iki? Tegereze neza, kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho ni gifite kino cyapa impande enye, umuzenguruko w'umweru, ubuso bw'umuhondo. Kino cyapa gisobanura iki? Hano ibisubizo bine baduhaye. Ese urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari iki? Iraba ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. Wakibona ukaba ufite uburenganzira bwo gutambuka mbere. Mbeka ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Sega ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Naho deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ari igisubizo cy'ukuri, uburenganzira bwo gutambuka mbere, ndetse na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, uburenganzira bwo gutambuka mbere ariko mu yandi masangano y'umuhanda kwegereye. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndatekereza ko amaze kugihitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni uburenganzira bwo gutambuka mbere. Iyo uri kubona kino cyapa ufite uburenganzira bwo watambuka mbere. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo
iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba. Murabizi iriya mirongo ibiri hagati mu muhanda, ese iyo ucagaguye umuyobozi w'ikinyabiziga hano niwe baba bari kuvuga ntugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, ubwo urahitamo icyo ukuri kimwe, uze kucyandika ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uragera kuri 20. Uri gukosora kino kizamuka ukabona hari ibintu biri kukugora, byandika muri komenti zanyu zose ndazisoma nkanazisubiza nkareba ibyo muri kunsaba, asigaye nkazabibashyiraho. Ikintu busabwa ni kimwe, ujya aho handitse subscribe ukahakanda, nazashyiraho iryo somo ugahita uribona ku gihe. Murabizi ngenda ntegura amasomo ariko amenshi ni mwebwe muba mwayansabye, ubundi kubategura ku bipimo no ku byapa, ariko ukuntu iyo video y'ibyapa izaba imeze n'icyapa n'ibibazo byose bakibazaho, ku buryo niyo wayireba ari imwe iyo video wamara kuyireba, murabizi ibibazo byinshi biba byerekeye ku byapa, ukiga n'ibindi bike uba wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikintu usabwa kugira rero uzahita ubibonera ku gihe, jya aho handitse subscribe kandi nimbishyiraho bazahita bakwereka ko mbishyizeho, utarindiriye ko abandi bantu aribo bagusharinga link. Aravuga ngo ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda, mbega ngo ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Sekavuga ngo ugomba guhagarika ikinyabiziga, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ubwo ikaba atari igisubizo cy'ukuri nicyo baba bashatse kuvuga, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ndakeka ko wamaze kubyitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Iyo mu muhanda hashushanyijemo umurongo wera ucagaguye ntugomba, hano iso cy'ukuri nta kindi ni B. Ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Biba ngombwa ryari? Iyo ugiye kunyuranaho. Mu zindi ndimi z'amahanga ubyita kudepasa, cyangwa se ugiye guhindura icyerekezo, niho byaba ngombwa ko ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda. Murabizi haba hari igice cy'iburyo hakaza n'igice cy'ibumoso. Mu Rwanda dukoresha igice cy'iburyo, ariko wakoresha igice cy'ibumoso mu gihe ugiye kunyuranaho cyangwa ugiye guhindura nk'icyerekezo. Ikibazo cya kane kikabaza ngo kuvuza ihoni bibujijwe. Ntabwo wagera ahantu hose uri kuvuza amahoni, hari ahantu biba bibujijwe. Ese bibujijwe he? Uritegereza neza ko harimo igisubizo cya nyacyo. Aravuga ngo ku musigiti, ku rusengero, ku rutambiro, mbega ngo hafi y'ibitaro, seka ngo hafi y'ubuyobozi bwa polisi, dasakuriza inzego, mbega ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igisubizo cy'ukuri, B ikaba atari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano habona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kubyitamo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, hafi y'ibitaro. Murabizi niba ugeze hafi y'ibitaro hari amahoni, bitewe n'ukuntu ikinyabiziga kiba gikoze. Hari ikinyabiziga kivuza ihoni nubwo waba uri muzima ukumva hari ukuntu bigenze. Noneho hafi y'ibitaro haba harimo n'abantu barwaye, biba bibujijwe ko wavuza amahoni y'ibinyabiziga byawe. Ndakeka ko waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu, kirabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe agize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago, cyangwa byafunze umuhanda. Ugize uruhare mu mpanuka, wenda wari uri gusubira inyuma ugonga umuntu, ikinyabiziga cyangiritse, gishobora guteza abandi ibyago bari gukoresha umuhanda ariko nta wakomeretse. Ese ni iki uba ugomba gukora nk'umuyobozi w'ikinyabiziga? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame cyakozwe uyu munsi. Mbibutsa ko kode ziri koneka warose mu gihugu, twandike cyangwa uduhamagare kuri 0789 9351626 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya, mu minota itarenze 3 umaze kubona kode. Iyo tumaze gushakira kode tuba tubonye ko hari umunyeshuri wacu ugiye gukora, ukatwandikira kuri WhatsApp tukajya tuguha ikintu cyose cyagufasha wazagerwaho ugakora rimwe. Aravuga ngo gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande, beka ngo gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. Sega ngo gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukora ibinyabiziga mu muhanda. Naho D ikavuga ngo iki? Tegereze neza. D ikatubwira ngo ikintu ugomba gukora, ugomba guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ikibazo gikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ngiye kuvuga igisubizo cy'ukuri
utari wamara kugihitamo uhagaritse video kugira ngo uze kureba ko amanota ugize kuri 20 ariyo wari kugira mwa kino kizame wakoze. Ikintu bigufasha iyo ubonye wagize amanota menshi ni byiza, ariko iyo wagize make uba wanatugana tukakwigisha mu gihe gitoya ukagenda ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ndakeka ko mwamaze guhitamo iso cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kuyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni ugomba gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Ikintu bifasha iyo mwashushanyije aho zagonganiye, bifasha abapolisi kumenya ese ninde waruri mu makosa. Ndakeka ko wari wamaze guhitamo ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo igihe umuyobozi w'ikinyabiziga agenda mu nzira y'icyerekezo kimwe akifuza gukata ibumoso yakora iki? Bibutsa ko ino nzira y'icyerekezo kimwe ni wa muhanda se cyangwa ya nzira nyabagendwa. Iyo wamaze kuyinjiramo uba ugomba gukomeza imbere mpaka uyivuyemo, ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma. Niyo bita inzira y'icyerekezo kimwe. Ariko iyo nayivuyemo haba hari icyapa kiburira kikubwira ko wavuye noneho mu nzira y'icyerekezo kimwe, wageze mu muhanda ubisikanirwamo. Iravuga ngo gutwara yegera umurongo wo hagati mu muhanda yerekeza ibumoso. Beka ngo gutwara yegera iruhande rw'iburyo bw'umuhanda. Seka ngo gutwara yegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Naho deka ngo gutwarira hafi y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ikintu usabwa ni kimwe, itegereze neza usubizanye ubwitonzi igisubizo cy'ukuri cyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndatekereza ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndatekereza ko wamaze kuyandika ku papuro. Ubundi ikintu uba ugomba gukora ni kimwe, uba ugomba gutwara wegera ku ruhande rw'ibumoso bw'umuhanda. Ese waramaze guhitamo se? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Niba utari wayihisemo ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Erega niyo mpamvu tuba twaje gukosora bino bizame byakozwe. Murabizi iyo uri gukosora ikintu, iyo wagikoze kugira ngo kizagaruke kikunaniye biba bigoye. Bino byo gukosora biruta cyane biriya byo kugenda mu bitabo ukiriga uri gusoma hari usa nkaho uri kubiboroka. Ariko hano murabizi dukosora turi no kwiga. Wabona hari ikintu kiri kukugora ukacyandika muri komenti, tukazaguteguraho iryo somo wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ikintu usabwa ni kimwe, ujya wanditse subscribe ukahakanda hasigaye najye kiraho ikintu cyose ugahita ukibona kugiye. Murabizi ndi kugenda akunda no gupostinga ikibazo kiri gukunda kuza mu bizame kugira ngo rero ujye uhita ubona kugiye. Niba uri hafi gukora nujya mu kizamu uzakore rimwe, ujya wanditse subscribe ukahakanda. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiriho ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gituma gikoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira. Biriya binyabiziga bishobora gukoreshwa biba bifite ibyumba ntamenwa, ubwo ni nka antibare mu zindi ndimi z'amahanga niko numva mu byita. Bishobora gukoreshwa mu gutera cyangwa mu kwitabara. Niba bishobora kugenda mu nzira nyabagendwa bidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rero rutangwa n'umwe mw'abantu bagiye kuduha. Ese ni uwuhe utanga urwo ruhushya? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo polisi y'igihugu. Beka ngo minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Seka ngo minisitiri w'ingabo. Beka ngo ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko wamaze kugihitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu niwe ugomba gutanga runo ruhushya. Ese warahisemo B? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Ndakeka ko wari wamaze kuyitamo rero. Ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Niba utari wagihisemo ndakeka ko kigarutse ukimenye kitakunanira. Niba uri hafi gukora kigarutse mu kizamu urakora, nkeke ko kitakunanira. Mbibutsa ko mukunde gukosora bino bizame byakozwe, ibibazo biragaruka. Wakosora kino kizame kimwe cyakozwe uyu munsi, ejo wajya mu kizame cyawe ukabona hari ibibazo 5, ibibazo 7 byagarutse byo mwa kino kizame kimwe wakoze. Rero kugira ngo ujye mu kizamu ukorere mwita utsinda, ikintu ubusabwa ni kimwe, usabwa kubona imyitozo yagije kwa bino bizame biba byakozwe. Niyo mpamvu twabashyireho ino YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV
kugira ngo mujye mubona imyitozo ihagije ku bizamini biba byakozwe, kugira rero ujye uhita ubibona ku gihe. Cyangwa niba ufite inshuti yawe nayo ishaka kwiga mu mategeko y'umuhanda, muherine ikaze twigane, murabizi intego yacu ni ugukora rimwe. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi yabona muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Ntabwo ari kubona neza, umuyobozi ntabwo ari kureba muri metero 200 bitewe n'iki? Ni igihe cy'izuba hari umucucu, cyangwa se ni igihe cy'imvura hari ibihu. Ese bagomba kugaragazwa bate? Hano ibisubizo 4 baduhaye. No mukumbi ugomba kugaragazwa ute? Aravuga ngo ni itara ry'urumuri rwera cyangwa rusa n'icunga rishije imbere y'umukumbi. Mbega ngo itara ry'urumuri rutukura cyangwa umuhondo ritwawe inyuma y'iki? Hano ibisubizo 4 baduhaye inyuma y'umukumbi. Seka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Iyo bavuze ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ndakeka ko mumaze kubimenya. Washatse kwa ngo A ni igisubizo cy'ukuri ndetse na B iraba ari igisubizo cy'ukuri. Ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, aho bashatse kwa ngo A ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, B ntabwo ari igisubizo cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cya nyacyo ari ikihe? Bibusa ko ibibazo biragaruka. Ndakeka ko abavuye gukora mubizi ibibazo ni bino bababaza, kugira ngo ukorere mu itutsinda gikosora ikizami cyose cyakozwe. Murabizi gahunda yacu no kugira ngo tujye dukora rimwe duhite dutsinda. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese waramaze guhitamo D? Ese waramaze kuyandika ku papuro? Niba utari wayanditse, ndakeka ko kigarutse mu kizami urakora cyangwa uzakora kitakunaniye. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo birabujijwe kugenza ibinyabiziga bigendeshwa na moteri na za romoroki zikururwa nabyo, iyo ibiziga byambaye inziga zidahagwa cyangwa inziga zikururuka zifite umubyimba uri hasi ya santimetero nke. Ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira. Ibihe binyabiziga? Ariho ku binyabiziga by'ingabo. Mbega ngo ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Seka ngo ibinyabiziga bya polisi, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Iso cy'ukuri cyandike ku papuro, asigaye uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Nkomeje gushimira abantu bamwavuye gukora, ariko mukavuga ati umuntu watwigishije reka tujye kumushimira. Hari ababyandika muri comment, hari abatwandikira kuri WhatsApp, hari n'abaduhamagara. Imana ijye umugisha. Tubona ko hari ikintu turi gukora, niyo mpamvu bidutera imbaraga. Ikizami cyose gikozwe, isomo ryose ryagufasha n'ahandi warisanga uretse kuri Rwanda Driving College TV. Mwebwe ikintu muzajya mukora, ubona utsinze ukabona mugenzi washaka kwiga, muhe link nawe aze twigane, nawe azakore rimwe asigaye itatsinda. Rero hano ndakeka ko mwamaze guhitamo cy'ukuri, ndakeka ko mwamaze kucyandika ku papuro. Ni cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bihinga iyo bigendeshwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho ziba. Ndakeka ko rero waramaze guhitamo B, ndakeka ko waramaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo imirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ugaragaza. Ese ugaragaza iki? Aravuga ngo hanyurwa n'amagare na volomoteri. Mbega ngo hanyurwa n'ingorofani n'ibinyamitende. Seka ngo hanyurwa n'abanyamaguru, naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari giye? Abino bisubizo 4 baduhaye. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku papuro hano, ndakeka ko bamaze kugihitamo. Rero hano igisubizo cy'ukuri nta kindi, ira mirongo yera iteganye n'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri mu burebure bwawo ubugaragaza. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, ahanyurwa n'abanyamaguru. Mwese murebe wenda inyuguti ya H ni 2 iteganye icishijemo akarongo gatambitse. Ubwo kura ira 2 bihagaze hatambitsemo akarongo hagati. Inyuguti ya H niyo turi kuvugaho, ni 2 iteganye. Bira nibyo bita gutegana. Tuba duhagaze, turongo 2 tuba duteganye, hatambitsemo kandi gatambitse. H, ndakeka ko mwese muzi kwandika H. Ubwo rero nira mirongo ya hari abanyamaguru banyura, ndakeka ko nayo ibihagaze nura murongo urombereje hagati mu muhanda, kandi naho ubuhagaze biba biteganye. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri ari C, abari ahanyurwa n'abanyamaguru. Niba utarugikoze n'ikigaruka mu kizamura akora
nkeke ko uragikora. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorera n'ipikipiki ifite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira ku bugari bw'icyo kinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Aravuga ngo metero 1.25, beka ngo santimetero 30, seka ngo santimetero 75, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Bibutsa ko ndi kubategurira amasomo ku byapa, ku bipimo, ku matara, isaha n'isaha ushobora guhita uyabonera ku gihe. Ikintu usabwa ni kimwe, ujya aho handitse subscribe ukahakanda, najya nshyiraho ikintu ugahita ukibonera ku gihe utarindiye ko abandi ari bo bagusharinga link. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Nka bino bisubizo bine baduhaye ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B santimetero 30. Kino kibazo bashobora kugihindura bagafata zino ngero bakazishyira muri metero zose cyangwa se bakazishyira muri santimetero zose, bakavuga ngo A santimetero 125, B santimetero 30, C santimetero 45. Cyangwa bakakubwira ngo A metero 1.25, B metero 0.30, C metero 0.75. Ubwo baramutse bagihinduye gutyo nkeka ko kitakunara. Ikintu bazaba bakoze ni kimwe, bazaba bafashe ingero bazihinduye gusa. Rero ndakeka ko kiramutse kije bagihinduye gutyo kitakunanira. Ndakeka ko rero wari wamaze guhitamo B, ndakeka ko wari wamaze kwandika igisubizo cy'ukuri ku gapapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo mu gihe telefoni yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Utwaye imodoka baraguhamagaye, aravuga ngo kwitaba cyangwa guhagarara ako kanya. Ukamwitaba cyangwa uhita uhagarara ako kanya. Beka ngo kutayitaba cyangwa ukamureka ntumwitabe. Seka ngo gushyira imodoka iruhande ukayitaba cyangwa se ugashyira imodoka iruhande ukitaba iyo telefoni. Deka ngo B ndetse na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B ikaba ari igisubizo cy'ukuri kutayitaba, na C ikaba ari igisubizo cy'ukuri gushyira imodoka iruhande ukayitaba. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri wowe cyanya cyari kihe ugendeye ku mahitamo yawe mwa bino bisubizo bine baduhaye? Ukeneye kwiga computer uri mu mujyi wa Kigali ukabona uri hafi gukora ariko ukabona izakubera imbogamizi, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara tukagusanga aho ukorera, tukakwigisha tukagusobanurira n'amategeko y'umuhanda wazagirwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Cyangwa se ukatwandikira kuri 0789351626 tukakubwira ahantu dusanga aho dukorera, tukakwigisha wazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Murabizi niyo ntego yacu. Ukeneye kode z'ikinyabiziga cyangwa kwiga ikinyabiziga mu gihe gitoya, kwandikire kuri 0789351626 mu gihe cy'ukwezi ugenda ukore rimwe ututsinda. Murabizi niyo ntego yacu, ucyure kategori. Niba ni igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C. Ugomba gushyira imodoka iruhande ukayitaba kugira ngo utateza ibyago abandi bari gukoresha umuhanda. Ndakeka ko mwari mwamaze guhitamo C, ndakeka ko mwari mwamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita ngo iki? Aravuga ngo feri y'urugendo, beka ngo feri yo guhagarara umwanya munini, seka ngo feri yo gutabara, deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni ubuhe buryo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni C, feri yo gutabara. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 14 kirabaza ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira duhanagura kirahuri tungahe? Kabona imvura iraguye ukabona hari utuntu turi kugenda duhanagura ikirahuri, two bita duhanagura kirahuri. Nibura rero ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira duhanagura kirahuri tungahe? Hano hari ibisubizo bine baduhaye. Hitamo igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame cyabajijwe uyu munsi. Ese yanditse cy'ukuri ni A 2, ese yanditse cy'ukuri ni B 3, ese yanditse cy'ukuri ni C kamwe, cyangwa ni igisubizo cy'ukuri ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndakeka ko igisubizo cy'ukuri wamaze kucyandika ku gapapuro. Nibura ikinyabiziga kiba gitegetswe kugira uduhanagura kirahuri, hano igisubizo cy'ukuri ni C kamwe.
ndakeka ko wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kuyandika ku gapapuro. Handitse cy'ukuri ni se kamwe. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga cyikurura n'ubw'umuyobozi kuri romoroki zikurikira. Kuzihe romoroki? Araba ngo kuri romoroki ifite feri y'urugendo. Beka ngo romoroki idafite feri y'urugendo. Seka ngo romoroki itarenze ibiro 750. Naho deka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano wowe urabona igisubizo cy'ukuri cyanye cyari kihe? Bino bisubizo bine baduhaye, ndakeka ko wamaze kugihitamo rero, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, romoroki idafite feri y'urugendo. Nibajya kukubaza ikibi kino kibazo n'ubundi bazakiguha gutya. Rero ndakeka ko wamaze guhitamo B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro, ndakeka ko kigarutse kitakunanira. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo ibinyabiziga bifite ubugari bufite ibipimo bikurikira bigomba kugira amatara ndangaburumbarare. Ibihe bipimo? Iratubwira ngo metero 2 na santimetero 10. Beka ngo metero 2 na santimetero 50. Seka ngo santimetero seka ngo metero 3, naho deka ngo metero 2. Kino kibazo bagiye kukikubaza mu bundi buryo, barafata zino metero bazihindure muri santimetero. Bakubwire ngo A santimetero 210, B santimetero 250, C bakubwiye ngo santimetero 300, D bakubwiye ngo santimetero 200. Ikintu bazaba bakoze bazaba bafashe metero bazishyize muri santimetero, murabizi metero imwe ibingana na santimetero 100. Noneho ubundi buryo bashaka kukikwazamo cyangwa bakabishyira muri metero, bakavuga ngo A metero 2.10, B metero 2.50, C metero 3, D metero 2. Kuvuga ngo metero 2.10 cyangwa kuba metero 2.1 aba ari kimwe kuko zeri inyuma y'akadomo nta kintu bivuze. Rero nibabihindura ntibizakugore, uzabe uzi ukuntu ingero zihindurwa. Niba utabizi kanda subscribe hasi, ninshyiraho iryo somo ryo ku ngero uzahita ubibona n'ukuntu zihindura. Hano rero ndakeka ko amaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 2 na santimetero 10. Ndakeka ko rero aramaze guhitamo A, ndakeka ko aramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume kugira ute, kigume gukora neza. Hano ibisubizo bine baduhaye. Araba ngo ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha. Beka ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha. Seka ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha. Naho deka ngo ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye. Bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. So cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20 mwa kino kizame cyabajijwe uyu munsi. Ndakeka ko rero wamaze guhitamo igisubizo cy'ukuri, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B, ibinyabiziga bishobora kurenza umuvuduko wa kilometero 40 mu saha. Mbibutsa ko ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo, ikinyabiziga cya kibifite. Niba mwaragize amahirwe yo kugendera hariya kwira ntebe yegereye iyo umuyobozi w'ikinyabiziga bayicayeho, hari ahantu umuyobozi w'ikinyabiziga bari kurebera umuvuduko ari kujya agenderaho mu saha. Impamvu mbivuzeho, hari umuntu wigeze kumbaza se iri kugenda mu nzira nyabagendwa ugenda uri gupima wapi? Ikinyabiziga cyo gifite ahantu uri kurebera aho umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Bakagura ati kubera ukuntu uri kwiruta mu saha wenda uragenda kilometero 50 cyangwa uragenda 15 bitewe n'ukuntu uri kugenda. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ubugari bw'imizigo yikorewe n'ipikipiki idafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe n'ubwa romoroki ikuruwe na bene icyo kinyabiziga ntibushobora kurenza ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Aravuga ngo metero 1.25, beka ngo santimetero 30, seka ngo santimetero 75, beka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano babona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari ikihe? Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, metero 1.25. Na kino kibazo bagiye kukihindura
bafata zino metero bakazishyira muri santimetero cyangwa bafata ziriya santimetero bakazishyira muri metero. Ubwo nibaramuka babihinduye ukajya mu kizami ukabona bahinduye ingero ntibizakugore, ariko n'ubundi ndi kwategurira ayo masomo vuba aha murayabona kugira ngo ibintu bijyanye n'ibipimo biye kuzajya kwagora. Dukomeje n'ikibazo cya 19 kirabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira ibikoresho byone byumvikana mu ntera ya metero 20. Mbibutsa ko bitewe n'ukuntu ikinyabiziga gikoze cyo gifite ibikoresho by'ubuntu bigenda byumvikanira mu ntera runaka. None hano bari kubaza ngo ese mwa bino binyabiziga bagiye kuduha nibe ibinyabiziga biba bigomba kugira ibikoresho byone byumvikanira mu ntera ya metero 20. Araho amapikipiki, beraho velomoteri, sega ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri bidapakiye, ndeka ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona hano igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kiye mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi igiso cy'ukuri cyandike kwa papuro kugira ngo uze kureba amanota uraza kugira kuri 20. Ndatekereza ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndatekereza ko amaze kucyandika kwa papuro. Ubundi ibinyabiziga yagomba kugira ibikoresho byone byumvikana muri metero 20. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni B, velomoteri. Murabizi velomoteri yabiri muri metero 20 yavuze ihoni ukaba wayumva. Rero ndakeka ko ramaze guhitamo B, ndakeka ko ramaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma cyabajwe uyu munsi kirabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza icyapa dufite asigaye umbwire ese kino cyapa gisobanura iki? Gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu, ibirango byera. Ese kino cyapa gisobanura iki? Kino no kiri mu bwoko bw'ibyapa bitegeka. Ese kino cyapa gisobanura iki? Tegereze neza mwa bino bisubizo bine baduhaye. Araba gukomeza imbere gusa. Mbega ngo aho banyura naho imbere. Seka ngo aho guhagarara umwanya munini, ndeka ngo izira y'icyerekezo kimwe. Ese hano abona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Mbibutsa ko ngiye kubategura video y'amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda kugira ngo uzahite uyibona ku gihe. Kanda subscribe hasi. Hano ari igisubizo cy'ukuri nta kindi ni A, komeza imbere gusa. Iyo ubonye kiriya cyapa ugomba gukomeza imbere gusa, ntabwo wemerewe kujya iburyo, ntabwo wemerewe kujya ibumoso. Kino cyapa kirategeka, cyo kigutegeka ko ugomba gukomeza imbere gusa. Ndakeka ko kino kizame dukosora ari ikintu kigufashije. Hari ikintu ukeneye ko nkwigisha cyandike muri comment, kandi subscribe ninyishyiraho uzahita ukibona ku gihe. Kode ziri koneka wabure hose mu gihugu, twandikiye cyangwa uduhamagare kuri 078935 1626 tubigufashemo. Ibindi byo niba uri hafi gukora gira kosora ikizami cyose cyakozwe, ibibazo biri kugaruka nugiye kwaho ukorera imwe ututsinda. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, mugire ibihe byiza.